Mwiriwe neza makuru y'igiko meze neza hano mufite n'iki byose aho uri ko dushaka mitsingi konje cyane byadanje kandi narutse ndumva icyaha kimeze neza reka mpamagare za nshuti zanjye hano se baraharira halo komera kamanzi we umeze neza waje se tugasangira icupa hano kwa Miriam hepfo tebuka dusangire oye ntago waze handi munsi yaho twasangiraga ubushize tebuka yego reka nze mpamagare na ya nshuti yacu disi we ze tutunga kabyeri rwose ubushize buriya mwarampfubije sawa yego urashyize urahageze nawe abandi bose nimba ari uko basoje mwaba tubonamo nk'abana bantu twasigaye ariko tuba tunabaruta buriya ariko ko turutaraguza ariko nagukwiyeho urubanza waje komanda wabaye na cyiza ntabwo ujya ubyibuha n'ibyawe byawe n'ubundi bizasayize wallahi ibintu byo kubyibuha hanze hawati ariko usibye ko ngiye byananze buriya mujye ko macyinshi ubwo nahita nkanane ariko hari n'abantu bakinywa n'ibikunde tu ngiye bitanakora ariko buriya amasomo se sheri amasomo nyine ni ukugerageza byanga umuntu akumva sha nabonye mbisoza gusa nyine wabonye ibisoza ntago wambeshye nubizi se ukuntu biba bimeze ariko nyine umuntu aba ari ukugerageza noneho somo za animatrice niwe ugihari gutya ubu ngubu noneho ameze gutya ni hasi hejuru noneho batuzaniye umusekirite usigaye uri kuri gate kumwe gate yabaga nta muntu uyiriho noneho umusekirite aba ameze uko atahava se ko nayo mfite gahunda yo kuzaza gusura kuzanira akantu ntabwo bazabyemera ko mbyingo arakanira umusekirite uzwarusha amahana animateri oya animateri nawe none hasigaye yarahindutse none hasigaye yabaye umugome kurusha na mbere nta hantu ratagusanga kumwe wajyaga mu toilette z'abakobwa ntagusanga ubu yagusangamo neza gutya siko n'akamanzi ari gutinda abahu watinze rwose ariko mbihiriza byeyi ariko uyu munsi nshaka kuziha nyina siko usanze ndi kukuvuga wari ukumugaho gute nari ndi kukuvuga niko watinze kandi nzi ko ari hafi cyangwa ntabwo ari witeguye nari ndi mu rugo nuko hari abashyitsi twaba tukiri kumwe kugira ngo base basezerere batahe ariko ndabona mvuye kubera nta kibazo mpamagaye ndi kuvayo ya nshuti se nshuti yakiri aho ahubwo muhamagara ahubwo nawe muwe muhamagara buriya se ko yaje nijya mu bandi buriya se ko yabaye mu famille wacu uriya ni inshuti cyane buriya rero niwe si wowe harya uyu munsi wawe hano rwamahe amakuru uri mu rugo uri hehe ibyo hejuru twari twambaye hejuru twumva nta kibazo twumva nta kintu bitwaye reka rero agashya kazatubeho sinzi umukwikwa tubonye ku gikoni abaragiye bibwira animateri baraje na secrétaire na master na diwodi na dosi tubona batugoye gutya ariko mama bimenye cyangwa papa kabemera ntabwo kamvuge gake amvuge bindukira abacyari wa wundi rwose ariko byari bikweze ariko yadupostinga kamubwiza ukuri niko hari ibintu yihaye byo kuvuga ngo umuntu ngo niba umufatiye mu ikosa ngo repostinga ngo ubishyire ku rubuga rw'ababyeyi n'umuntu wo kumurega ariko
nta mugabo nawe rwose ndumva ntangiye kumukema reze uzi ko cyagiye hari umenya yari acitse ariko uriya mugabo rero afite ibitekerezo bye n'umugore nyine ibitekerezo rwose kandi buriya wasanga umugore aba yamubwiye ati ntugende dore ugiye guhata ibirayi ariko buriya ikintu cya mbere ni ukumvikana n'umugore n'umugabo ntawamenya ariko njye mande hasi ubu umuntu wakubuza kugera aho abandi bagabo bari ngo yasigaranye umwana none se abantu amuteruye umuhamagaye ari kumwambika pampa ariko oya ariko nabyo yabikora none se si umwana we kareka umwana yakwiye umugabo azagira guhiga reka niwe byose aba agomba kubikora kuko ariko wa museriveri ko atakuzanye oya njye naje zagira kwirirwa nyahiga nahindi no mu kirori ntazi ni fanta naba numva urumva nta kibazo ese ubundi yicara anywa njyenyine oya nta kibazo turi kuganira se gusa mushuka mubwire ibintu by'ishuri ntabwo biba byoroshye bisaba guhozaho bisaba kugerageza kumvikana nabo Ishuriwe Ego papa makuru ni meza nano waho makuru namahoro Miriwe neza Miriwe neza no mushyitsi yaje kuza makuru yawe twigaga ku kigo kimwe umwariganye se ariko we yarasoje ntabwo twiganye twize ku kigo kimwe ariko yarasoje yego ariko nyine bayiga ku kigo ufite bakuru bawe ariko nyine bakwikundira burice yego witwa nde Nicole Nicole mutuye hehe mwebwe ibyacu ni Gasanze hano hakurya ni ikaze iwacu rero mama ari he mama se sinzamwe nagiye gatoya ariko ntabwo ari kure hafi aha ngaha nta kibazo urakoze turakwishimiye ndetse yari papa wanjye n'ubwa mbere ageze hano yego kadasa na papa urashaka nawe kumwita uwase ntabwo sinzi impamvu utabizi ari munini ko yitwa aribyaye nawe mukomeze muganire ndaje papa wanjye arasabana nta kibazo cye gusa ikintu yanga n'umwana nyine utumva ariko nanjye abantu ko kutumva ndakagera ariko zasabika turi kuvuga zo gushirika anyumvishe arankunda ariko yaza kunigagura noneho uyu munsi gusa nyine ababyeyi ibintu sometimes baba batubwira iyo urebye usanga akenshi ari byo ibibare byari kwagiye nyine uyu munsi ukiri mu ishuri biragoye ko wabyumva ariko iyo usoje ishuri batangira kubona ukuntu bagenda basoringa bakeneye kubona minerivare zacu nawe nyine ugenda ubona wakeneraga minerivare buri kimwe cyose wakeneraga barakiguhereza ariko nawe utangiye gutekereza uburyo ugiye kujya wimenyera buri kimwe niko wiyumvanga aho ngaho ndi kumva rero warakuze mu mutwe usiga ufite amagambo akomeye njye rero ndi gushaka ibintu byoroshye ko n'ubundi ari minerivare barayitanga ari kurya ari kwambara ndabibona ibyo ariko ntabwo byakora ko nagomba kwitwara neza cyane ujye witonda shyiramo umuhate ubyite ibintu by'amasomo reka kugongana n'abayobozi n'ubundi nawe biba birenze uzagongana n'abayobozi bikakugiraho ingaruka ahubwo ita ku masomo yawe examen ndakeka ziri hafi ibintu byo gucika intege wowe iga usenge then ibindi bizikora yego sha iyo uzanyemo akantu ko gusimbuka n'umuntu ari neza nuko nyine hari igihe umuntu aba umupagani bikanga usenga nyine uko ushoboye kandi si ngombwa ngo ubere mu rusengero rero abantu bavuga ngo iyo udasenze ngo ukaba i Kigali ngo wambara inkweto z'imbusa n'udasa ngo urukweto rudasa n'urukweto ugenda wese ariko twagerageza ndaza gushaka abandi bamanyura amazi mwebwe musigaye mwaranzengereje ntabwo kuzengereza ahubwo biba biterwa n'uko umuntu aba yaramutse umuntu aba yarambiwe urugo akagenda akajya gushaka inshuti ngo basangire ntanagera nk'isangiza kandi muri iyo kibazo ariko n'ubundi nta ko nahaze hasi ndashaka kuzakwinjirira muri korali yaba nk'agacupa iyo repetisiyo nkayirepeta
tukazareba ijwi uririmba ariko ahubwo uriya mugabo uriya umuntu agize neza yazamukana n'ibitekerezo byo kunywa icupa ndetse ibitekerezo byawe byose ni mu icupa nta mujye mwihangana ese ko ari ryo wumva ndanezeriwe nta kindi kintu wumva ikintu ushyira imbere ni icupa ntabwo ni inshuti yanjye ariko nawe ntukajya unywa inzoga gutya Mashu usuye mu kazi sibyo narinjiye ku gatoya uzagaruke uzagaruke usure abandi bari mu wawe mu rugo basuhuze kanjye mu kazi papa sawa kaseza sawa mama ati mani kundi urakoze cyane mukuru wanjye Nono hari igihe kigeze kwa narageye nyine hari umwana wari wageze kujya ku ishuri baradutomera mama badutomeye kandi ntabwo wabwira umubyeyi ngo urajya muri bida agatira ibintu by'uburara ibintu byinshi kandi rero papa ni umuntu upfuira byaganje ndakugendera mutayasanga yani kuki ariko hari banishe amezi uko ngati nasoni bari wakabije masaha usanga ari gice n'ikera none umukobwa se ko arabutugara bajya bambwira ngo batayi wabasaye yego terwa injira Mashu nari ngatangaye atari wowe rwose keve ako Mashu yoyo bitama ko biri kugenda byiyongera bibyakinduye uzashiduka wabaye kidingiri neza neza nari ubwaje gusuzugura ahubwo ubanje kumbwira igenda ngwite ngibyo icyuki wazanye cyuki uguraje ko ndi kubona nsa nkaho muza hano muzese ntabwo yize ku kigo cyacu n'umukobwa nagize mani mwese mumenya kabisa nikore se ntabwo muzi ni nikore mani ese ntabwo byiza nako kari kunanuka ariko ntari urabona yewe se yigeze akibona ariko uzigaye ngo byiza nyine iyo usoje ubwo biba bisuku ubuzima bwanze buragukubita urabona se umuntu bwakubise ubwo nawe nugera hanze iki kigofero ntabwo uzongera kucyambara uzajya gushesha amasunzu unatebeza wowe njye n'abaye kabisa ngende bazi uyu nguyu babaze imirongo mba mbatamo imirongo bumye gusa nyine wagira imirongo wagira iki mujye mugerageza muracyafite amahirwe yo kuba mukiri mu ishuri bose muri mutesi tubakire zishyize waduhaga se yagiye hari ibindi ari gukora n'ibyo ubashe kuboneka ikintu ubashe yananiye ngo arashaka kunywa njyenyine mu kirori inda yuzuye kandi nyamwinura agafana okay enjoy sawa ntaho ubundi rero sinzi dukwiye kuzapanga nyine wambwiye ko uriya mugabo ari umunyabwenge ubwo rero tuzahura tukaganirira tuzahurira hano n'ubundi cyangwa se nawe uzajya munzana nywa icupa rimwe nongere ntahe ese se none atabonetse ejo ntazaboneka cyangwa ejo bundi ahubwo gira vuba ubu rero mba mbihi icupa ntabwo ryari yewe n'ubundi kugenda ntacyo nyine reka ndinywe tugende ngiye kureba bimuhira uko bimeze rega n'iminsi bigize ntabwo wabyoroshye ubuse bya saa sita byo wabiriye bya saa sita byo wabiriye ibiryo se njya kenshi ku munsi nda umugore cyangwa abana paka kunywa yewe njya nijoro iyo nta sawa reka tugende buriya tuzagera reka mbanze namara umushaka uragenda unywa cyangwa uyisige aho ngaho ni hahandi ese n'ubundi ko zitajya zishyira mu kabari shaho hari abandi bana biga hano hanze basitaragoringa kwiga byagoranye ababyeyi babo batabaha n'igihumbi cyo kujya ku ishuri umva mwebwe nyine muracyafite ayo mahirwe imana muyakoreshe kwiga byaranze minerivare imana ibirwa babirukana ku ishuri mugaburira nko mu muhanda utwana dutoya twatashye kwiga byabayoboye baragiye kuba amayoboro ndabibona birabona cyane ahubwo gusa nyine mwebwe mushyiremo umuhate shaka ubwiza ukuri buriya rero byarire mba numva nta kintu na kimwe kindeba ariko none ku rundi ruhande nkabona kirandeba none nkabona ni byinshi binkanuriye ngomba kubanza gukora kugira ngo negure inzira zanjye nzacamo Mashu
cyane ari mwiza aha ngaha nyine nje kubasuhuza. Maze kuza utaha? Oya ntabirenze nyine. Ese mwameze neza? Oya ntabirenze meze neza. Sesuzi modo nzanye urabona atari ndiko. Ko nayo mbonye ntibutse nayize ngo hari ikintu kiri mubwira. None se kuza utaha kandi wamugamije nayo nanagukeneye nubwo ndi kumva ushaka gusiba. Niyo nabura gukenera miki. Shana ntabwo utagiye gukotoza abantu. Shagira kagutekere ibyo mutegere. Kandi umunsi wasubiye kuri stage yo kwishuri sinzongera kujya nzunguza udutambaro do wanaye. Ubu ubona ariwo mufana mfite wenyine ubu. Singira induru kurusha abandi. Aso. None se ira waka ya physique ubu bingoza gute we? Uzabaze Jean de Dieu. Nada dese kandi saba amafaranga papa zaranyihera sense zo kurya ibiranze Jean de Dieu. Ndabizi uzansobanura ariko rero ubu nawe sinzi bya no bwisugenda. Yo ndareba inyuti ishimiye ikiganiro tugize. Nakabaye ndikubaza gusa nyine nifite azamuganize buriya hari sometimes hari ibintu biba bitagenda neza mu buzima ugasanga nyine twebwe turabibuze bivanze abandi. Njye ubuzima bwanjye bwana mu rugo no ku ishuri sinenda kumenya nyine amakuru ya kare. Kumenya n'ukuntu mani inshuti zawe simeze nabyo biba bikenewe. Nkabyinjira mu buzima bwabo. Ujya si inshuti yawe se kumenya ngo hanze y'ishuri ameze gute byagutwara. Ushaka kuvuze akantu katari keza nyine kamukomerekeje nk'abantu. Ariko nta kintu abaye hari n'ukuntu umuntu nyine aba afite vibe ku kanya kandi agahita ahinduka reka tubyihore ngo nta bindi. Amashuri twavuze menshi ndabona amasaha yavuze ibyo twaganiriye pe. Reka ngende oya turanye utari ntabwo wagenda utari kado Yego mashi. we bigeze we Acyabura nka 20 minutes. ngaho mana yanjye noneho uri kumbwira n'ibifaransa 20 suni wayitegereza we. amasaha yamfashije rero sigatinda guteka ariko hari ariko nanjye ndi kubinkomemo gake sinikodera ibyo cyane ariko birambaje kuba nta kintu bifasha. nari tuzasangira utaha. Okay ntacyo bwa ariko bihisemo kana guherekeza ntabwo yoga chara yoga chaninjishi akenyegezi gisabo nindundirije umwana yoga chara yoga chaninjishi akenyegezi gisabo Anju bite meze neza kamuzo cyabo ngangwe wari uryamye ndera bitso gato umeze neza mama ntabwo araza ari mu nzira ariko ngo ari mu nzira gitari yanjye yapfusha sinzabaririmbira gute umurya wacitse ariko naza kuwukoresha nta kibazo barawukoresha bakavana bagashyiramo ibi byose barabihindura hano urafungura hano n'aha ngaha ukongera ugashyiraho rero ntabwo uvuga neza wagize akabazo ariko naza kuwukoresha twishyura iki amafaranga y'ishuri amafaranga kera ntubizi ko najya ndaranya nawe hari mama wawe ku wa gatanu ushize namuhaye amafaranga numva yarishyuye ibyo byose ariko naza aratubwira buriya babirukanye se abana twigana muri mazi barabirukana ubwo nanjye nangize ngo wenda ntabwo mwatwishyuye natwe nitujya ku ishuri bazatwirukana oya twarishyuye humura babirukanye amafaranga y'ishuri babirukanye amafaranga y'ishuri iyo hari abana babo baba batabishyurira bakabirukana babasha no kwiga oya humura twarishyuye sibyo wibabara twarishyuye umwana duturanye hepfo ageze hano kunsura baramwirukanye
Ntabwo ukunda amafaranga y'ishuri. Nibyo. Yitwa n'uwo mwana. Yitwa Kevin. Muri Ghana. Batuye nta muri mudugudu se? Baterane epfo. Kwande. Papa uramuzi cyangwa mama we? Baba bamwita Gafuro François. Gafuro. François. François Gafuro. Ntabwo abantu bose ndabamenya nta kibazo ubwo ariko tutwarishyuye humura. Mama naza bura nta kibazo turamubaza atwereke borudero ariko numva arishyuye nta kibazo. Humura sibyo? Papa. Kunaniwe cyane ibyo bikubabaje. Barabimbabaje. Oya humura. Naho kandi bazamwishyura buriya amafaranga regarabura baracyashaka. Nya kugira ngo ko nabaraze mu ishuri abwira ngo musaka abantu Oya batarishyura mugende. humura mukobwa wanjye. Ntabwo nabikora sibyo? Nzagerageza ntabwo bazagira babikora ku ishuri. Ega amafaranga y'ishuri sujya ngo nangaye. Amafaranga 1000 leta yashyizeho ntabwo ari menshi ntabwo yatunanira. Oya humura rwose. Oya humura nta kibazo. Amafaranga arabura ntabwo bananira. Amafaranga arabura humura. Sibyo? Ntabwo ari ubushake kandi. Ese ubwo nimbabura. Arabura humura ntabwo bizisha muracyari abana arabura. Yego hari ababyeyi bashobora kutabishyiramo imbaraga ariko arabura rwose humura. Sibyo? Kamende. Genda ntacyo. Genda reka nahize mama wawe n'abazeye. Atubwire. Humura ndakubyutsa nkwereka borudero humura. Humura mama. Cyane akora ikibazo na. Ndabirukanye batishurira. François mushiti wanyu nuko byamubafurumye. Yamwe bahamwe. Ewe, muraho neza. Ni karibu. Karibu, murakoze. Muraho neza, muraho. Amakuru ni meza. Karibu. Murakoze. Mwaye muraho namwe se? Turaho. Ko ntakumenye se? Nanjye ndi hano hepfo gato nyine. Nuko nagateka njye gusura nyine abaturanyi bashyashya nyine muri quartier. Tumenyane nyine. Ni byiza. Nanjye nibwo nkimukira muri no quartier nta bantu benshi ndahamenya. Nitwa Magasaro. Magasaro. Nanjye ku izina ry'ababyeyi banyita Blessing. Byiza. Ariko mwari mumeze neza. Nta kibazo datura. Welcome, karibu mutetse rwose. Tubahaye ikaze. Ni byiza kugira umuturanyi mwiza akaza no kugusura ntako bisa. Ubundi mu muco ni wowe nyine wahoze kuva na kera. Usibye iby'ubu ngubu nyine. Ni iby'ubu ariko tugomba kujya tubyirengagiza rega tukamenya ko turi abanyarwanda. Cyane rwose pe. Ibyo uvuze nibyo. Blessing wose araho. Araho. N'umutware wawe. Ameze neza. Halo? Wiriwe Farah, wiriwe neza? Amakuru. Ni amahoro nanjye ndaho. Meze neza? Ni amahoro nta kibazo ni bisanzwe. Y'abana ari bazima se nyine nta bindi bishyashya ari bihari. Urahagana hese? Haruguru kwa Mugandi. Oya icume gato hepfo usanga kwa Miriamu. Tubaniye gatoya. Hahandi nyine twari gushize. Arase ko ari iwacu wagite. Nta makuru yakamanza ariko. Ntabwo ndamuhamagara mbanje guhamagara ariko reka nawe nze muhamagare ntacyo twiganirire ntacyo bitwaye. Niho ndi ndahageze ndicaye ndahari rwose. Irya mbere narishyikiriye. Singomba kunywa menshi nyine nubizi sinye ko ntajya ndenza ariko ngwino nta kibazo. Reka mbwene akamanza badusangira nta kibazo. Yego urakoze. Nyaruka. Ariko nta kibazo nyine quartier twarayimenyereye. Sagize ngo aricyo babitwaye. None se mwe muratuye cyangwa mwe murakodesha? Mubi nta mukodesha. Tumaze igihe kinini hano rwose ntabwo dukodesha. Ni byiza niba mufite ahantu mutuye burya gukodesha nabyo ni ikibazo pe. Ni ikibazo wa muntu we. Uhora wimuka uvuye muri iyi quartier ugiye muri
ntabwo byoroshye ugera muri karitsiye ugasanga imibanire y'abantu iratandukanye ugasanga abantu batandukanye mu mibereho mu mivugire mu mico ibintu bitandukanye pe ukagira inshuti nziza ejo wagira ibyago ugasanga urimutse uragiye uturanye n'inshuti mbi nizere ko Imana izabimfashamo pe nkagira abaturanyi beza Imana izayigufashamo tumaze igihe kinini natwe hano ariko kuba tumaze igihe kinini twaranaguze nuko nagize umutware twumfasha kumvikana tugashyira hamwe yego Faranga komera amahoro meze neza komera meze neza mbona ukomeye noneho yewe iminsi myinshi rero yego n'amahoro meze neza nta kibazo nubwo twaburanye ushize twarakubuze reba ubwa mbere wagiye atubwira ngo madamu araguhamagaye nyuma nabwo siko bigenda ati nasigaranye abana yari yagiye ahantu ntabwo nsanzwe mbimenyereye ibyo bintu niyo mpamvu iki se yagiye muri famiye nye nta muntu kama twagira ngo amahoro meze neza karibu amahoro narenga guhinguka neza murazanye ni amahoro mwese turaho turashima Imana nishimiye kongera kubonana nawe cyane ndavuze reka mbahamagare tuganire ko wahamagaje akawe wenyine oya babwire hano bari hano rega icyaka kiba kimeze n'abamu ndabyumva reka mbwira abakobwa bazi hano yaje naje umukobwa mwiza hano yaje umukobwa mwiza birekeye none se siyo mpamvu baba baramuzanye ubwire cyangwa warashaje okay mubizi se numaje kumenya ko ari imitsingi ikonje baratumenye none mbese ko hano ari nko mu rugo byarabaye ariko mbona n'uburyo hasiba burya ntabwo nahasi yagiye icupa rinshiranye numvaye umutaye umutwe nk'aya ndirimbo se si uguta ibiro gusa ahubwo ntabwo ntekereza neza ntacyo reka babazanire natwe turaho ni ibisanzwe nta kibazo kuri ni byiza ni iby'agaciro ariko nizeye ko atari byandi byanyu mu nzana mugatangira icupa rimwe mukamuragiye uzi ushaka kunywa ngahe mvugisha ukuri wowe ushaka kunywa ngahe njye n'ikesi nayinywa tiwe ntangaza njya nkwibazaho bikanyobera njyewe n'ikesi nayinywa ariko mfite umwanya nta kazi mfite ni uko nk'ubu ngubu umpamagaye mvuye mu kazi hari abantu maze iminsi nyine numva hari abijya ku kabari nyine ngo papa ngo babaye iciro ry'imigani cyangwa wasanga umugabo wawe ariho yagiye avuye ahangaha ambwira ngo ni mugenzi w'umuhamagaye nawe yamubwiye ko ngo aba muri ino karitsiye baziranye kuva kera ntabwo muzi rero mama gaso zacunge neza ataba ariho yagiye ntabigenza ntugora aramutse aba ariho yagiye byaba binarangiye rwose byo kuvuga ngo ni iby'iterambere nta terambere mwageraho nta kinyine urumva byaba birangiriye aho ngaho umugabo wanjye izo ngeso mbi ko ntarinzi muziho ntamwizeraga pe ndamwizera rwose nyamara uzacunge neza ntugapfe kumwizera wa muntu mama gaso ujye ucunga rwose neza ngewe rwose ubu ngubu iyo ntumvikana n'umugabo wanjye nanjye wenda akajya muri ibyo nta kigenda rwose ariko umugabo wawe rwose ucunge unere neza ko ari shyashya twari tubanye neza kereka ari satani byitambitsemo tubanye neza nta kibazo ntacyo nkinga ntacyo muhisha tubanye neza mbega muri makeya uretse ko nyine urabyumva ntabwo iterambere riratugera ngo natwe tube twabona aho twibonde ku musaya ubundi nta kindi kibazo cyakira ambwiye ko uwo mugenzi we baraziranye aramuhamagaye yari akiva ku kazi arambwira ati ndaje kamutegereza ubwo araza ambwira amakuru rwose yawe mama gasi ko abizi neza ndamwizeye pe ndamwizeye kandi umugabo wanjye arankunda ntabwo ambeshya ntabwo andyarya arabizi ntabwo ari ngombwa kubwira umudamu nabi ntabwo ari byo rwose shawe ibyo mwagiye mubire ntabwo ari byiza ushize ukuntu yamubwiye yamubwiye nabi reka mbabaze wiriwe sha ese umuhungu wawe amakuru sha yabaye umugabo sha ni amahoro ameze neza ameze neza ari aho ngaho papa ntabwo ndi kunywa none cyane kuva ryari munsanga mu kabari
yarambwiye ngo umpe amafaranga yo guhaha. Uyimubwira ntaguruka muvugana ntacyo. Ugende muvugana nta kibazo n'ibyo mu nda. Muvugana ariko birakara umwana. Wibwira umwana nabi ntabwo ari byiza rwose. Baragutumye amafaranga. Nangahe? Se tuzamushyikira. Genda ntuzongere kunsanga hano. Cyatanu n'igihagije. Turapfa kugerageza nawe. Wibwira umwana nabi gutyo. Kanya arekere kugira ngo yabonye ibiryo ngo yataye. Se cyatangira cyaragihagije. Reka mbabwire nibyo nawe nanjye mvuga nuko umwana araje. Bureka mbabwize ukuri. Abagore niba ufite umugore nkuko mufite nkuko tubafite. Kubita intoki ku meza. Buriya agiye kohereza umwana ariko hari impamvu. Buriya ntabwo dushaka kuyimenya. Ntazenge turi kuganira. Ntacyo reka twiganirire. Buriya wamwe ko umudamu wamuje kujya gukora. Sibyo? Ngo agiye mu bagabo ngo agiye. Ubusa aho ari mu kumwe ko turi aha ngaha. Hewe. Ubwo rero mama Gasaro nari mbagendeye nyine kugira ngo nyine tumenyane mbasuhuze. Bakuze cyane. Ariko nyine mujye mudusana namwe twese dusurane. Oya nta kibazo tuzabasura rwose ubwo tubamenye. Ariko rero ucunge neza hariya nyine hari kuri kariya kabari hari amazi misi hari abakobwa babaye iciro ry'imigani nabo bakobwa bari aho ngaho umugabo bitazashiduka nyine byarangiye. Bamuntwara. Kuko mana ko kanya. Ya data we. Ubwo nazibandwa nzerekeza he? Nazibandwa nzerekeza. Umugabo wanjye namwizeraga 100%. Ariko ntacyo ugumbwiye ako kana. Ngiye kujya mucunga atera intambwe ebyiri ntera indi nyuma ye. Mucunge mukurikire mu rugero runono ndebe. Nzabimenya niba ari byo nzamufata. Nibyo urakoze pe. Ngaho nagereka mbe ngiye. Tuzasubira. Urakoze reka mugeze hanze aho ngaho. Niko. Reka masabe ikintu kimwe muhangane. Umwana yaturugwe n'ubundi nibyo nangiye kubabwira. Reka mbabwire rero ntacyo reka mbabwire inkuru yanjye. Sibyo? Ni yanjye. Nigeze kumara amezi 6. Umva nakora ndi umushomeri. Ariko umugore akora. Uzi ko aribwo nabonye agaciro k'umugore kurushaho. Yego nari nkaze ariko nibwo nabonye agaciro k'umugore. Ubu kubera iki? Uzi ko yajyaga mu kazi nge nakabuze yego nirwa ngashaka. Nakabuze akaza mu rugo atashye twatarega rimwe nubwo nabana nagiye gushakisha. Yagera mu rugo akaza akansuhuza ati se hari cyo agezeho ntabwo ntacyo bamwe muzagaruke. Umugore akabwira abana ati mwe mugana papa ndaje agahamagara umukuru kagahungu ganje gakuru uzakabona nawe urakabona akamamagara najya kurangana umudamu ahaye umwana ngabona icupa muri salo ati mwe muvugana papa abanywa kantu nangiye mu gikoni urumva abana biga cyane rwose ntabwo nkubeshya abana biga sibyo kandi twe turakodesha twishyura inzu urumva duhaha byose umugore ubwe n'icupa kuri mwe numvaga mfite n'isoni ari ubikora webwe nje nakora amezi 6 ntakora none imam babwiye ntabwo ari kwinjira mu guzanya we turangwa nta kibazo ndibaza ukuntu umudamu wa adafite akazi mufite abana biga ubona niba mukodesha simbizi niba ufite niwawe nibaza ukuntu François abuze none wowe nukumubuza gukora ntabwo mbishaka abagiye mu bagabo ubuse ari kumwe nande ubahura hanga uze bari kumwe nabo bira ni imico yakora igihe cyose ashakiye ni mukuru hose reka nkubwire Fra ndagusabye ibyo kubwira umugore nabi nabana kuriya ntabwo ari byo inzoga turazinywa ariko tuzinywa twariye ntabwo ari byiza kandi bibaye kenshi umugore se kubwira nabi ntacyo reka twinywere icupa by'abagore twe tubiretse buriya tuzakomeza tubiganireho rero buriya ngize amahirwe wanjye akabona akazi ye yaje gufasha mu byose kuko gutunga urugo uri wenyine muri iki amashuri ari hanze biragoye ubukode byanza kwishyura inzu yego biragoye nyine nawe ivuga nyine biragoye byumve ariko umugore shawakoze we ntukumve ko umugore wagiye gukora yagiye mu bagabo ko bakora bagatunga iyo ni imyumvire iri hasi tugafatanya twese kama ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo babyumva wowe wumva ari byo ntacyo iki gihe ntabwo ukora urumva we twumve ntabwo turimo twinjira mu rugo rwo twumve sibyo ubu se kamubwiza uko nubwo tunywa inzoga nakugira inama utayingire nabangumara icyo wabumara iki umwana wa burare waje kungura mitsingi 5 bishoboka ntabwo ari byo ntabwo nabyishimiye ahubwo nko bakuzanye